Mwaramutseho abayutuba aho muherereye hose, impande z'isi zose, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero turi ku ishuri, turimo turareba uburyo twabyaza umusaruro zino application twahawe. Aya ni amahirwe kuko hari benshi cyane bagiraga impano yo kuba bagira icyo bakora ariko ubushobozi ntibabubone. Uyu munsi rero my friend, ndagira ngo ukurikire hano wowe utafite ubushobozi bwo kuba wajya ku ma studio gukoresha indirimbo, amakomedi ndetse n'ibindi wakora. Uyu munsi rero ngiye kubereka ubundi buryo cyangwa indi application wakwifashisha igihe ugiye kwa uploadinga. Nk'uko bisanzwe murabizi ubushize ninabwiye yuko tuzaza tureba InShot. Uyu munsi rero turaje tuyirebe. Igihe mugiye kubana Imaniraga Felix, nubona ari ngombwa cyangwa niba uri mushyashya kandi subscribe kandi kunzogera nawe ujye ubona notification urebe amwe mu masomo tuba twashyizeho. Nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibi byose tugezeho wowe tubikesha. Dutangire. Hanyuma rero application tugiye guheraho cyangwa tugiye kwiga ni iyi ngiyi ya InShot. Iyi ngiyi tubona aha ngaha, iyi ngiyi niyo tugiye gutangira twiga, iyi ngiyi InShot. Reka twinjiremo neza tuyiherekane buri wese ayibone, ejo tuzagenda uvuga ngo singewe sinayibonye. Ni iyi ngiyi tugiye kureberaho, niyo tugiye gufungura iyi ngiyi InShot. Iyi ngiyi hanyuma reka tuyifungure. Application yacu turayifunguye. Iyo tuyifunguye ihita ituzana aha ngaha, ariko tutarajya gutangira kuyikoresha. Ese iyi application yacu wayibona hehe, wayisanga hehe? Nk'uko mubizi rero ibintu byose tubikura hehe? Muri Play Store. Iyi Play Store yacu turinjira muri Play Store, iyi ngiyi turajya muri iyi Play Store iri aha ngaha, iyi ngiyi buri wese niho ari bwinjire. Aha nuhagera uraza uyifungure, azifungure Play Store yawe, hanyuma ugende wandikemo InShot, wandikemo ijambo InShot, InShot, iyi ngiyi, hanyuma uyisacinge. Reka dushyireho connection kugira ngo tuyisacinge. InShot, hanyuma tuyisacinge, dusacinge InShot yacu, hanyuma dukomeze. Hanyuma iyo tuyisacinze haza tuyisacinge ize. Yes, InShot murayibona, iyi ngiyi dukoresha iyi ngiyi. Ejo tuzakoresha itariyo, twebwe dukoresha iyi ngiyi. Iyo ugize hazamo zimwe zitandukanye. Ni iyi ngiyi tugiye kugira gute gukoresha InShot. Iyi ngiyi buri wese ndumva ari kuyibona, ni iyi ngiyi niyo tugiye gukoresha. Iyi ngiyi niyo tugiye kwese kudownloadinga. Hanyuma iyo urangije uyikoraho kugira ngo uyidownloadinge. Kwa ko yewe nyifitemo baraza bambwira ngo open, ariko niba utayifitemo barakubwira install this InShot. Dukomeze rero twebwe turasubira inyuma twigere muri application yacu, kwa ko twebwe tuyifitemo, wowe urayinstall. Hanyuma rero reka dufungure InShot yacu. Turagenda tuyifungure, nuyifungura irakugeza aha ngaha. My friend, kurikira hano urebe. Hano uraza aha ngaha, uraza ufungura aha igihe ugiye gukora video. Igihe cyose uzaba ugiye gukora video uzaza aha ngaha, uzafungura. Hanyuma igihe uzaba ugiye gukora amafoto uza aha ngaha,
Twagiye rero twebwe twateguye gukora video kandi turi bushyire hehe? Kuri YouTube cyangwa kuri TikTok. Twebwe turaza dufungure kuri video. Nk'uko bisanzwe n'ubundi iyo dufunguye ituzana hano, nk'uko twabonye CapCut ituzana kuri new project, n'iyi ngiyi iyo tuyifunguye ituzana kuri new. Turaza tuyikandeho, direct uyifunguye ikuzana muri ya mavideo yawe. Yes. Hanyuma rero wowe icyo ukora ni igiki hano? Witonde. Hano turaza dushyiremo ino black space. Dushyiremo ino black space kugira ngo tubone uko tuza guteguriraho amavideo yacu. Cyangwa nimba ufite iyindi Canva wateguye uri wikoreremo, nabyo biroroshye. Ushobora gufata akarogo keza gafite ibara ryiza ukaba uri bukoreremo. Ariko igihe ntaryo wateguye ushyiramo iriya black space. Warangiza ukaza ugakanda hano kuri V. Ahangaha ukaza ukavivura iyi V, iyi ngiyi, iyi ngiyi niyo uza ukavivura iyi ngiyi ukaza ukavivura. Twebwe turayivivura, ino black space yacu izemo. Urayibona, dore ngiyi yagezemo muri cadre. Iyo turangije, urugero tuvuge ko tugiye gukora video y'iminota tuvuge ko tugiye gukora video y'iminota wenda y'umunota umwe. Tuvuge ko tugiye gukora video y'umunota umwe. Turaza turi hano muri izi application, izi zose, izi ngizi tuze turi ahantu handitse duration. Urazizenguruka zose, nta nimwe wemerewe gusimba kugira ngo uyirebe. Turaza tureba ahantu handitse duration. Nuhabona urahakanda. Dore ngaha agiye nahabonye, dore ngaha, ahangaha duration. Hano handitse hameze nk'ahantu hari agasaha, duration. Nurangiza uyikandeho. Nurangiza uraza ukande kuri aka gakaramu katakuzana kugira ngo ushyiremo wenda amasaha cyangwa iminota uri bukoreshe. Twebwe dukoreshe iminota mikeya kuko niyo kwigiraho, kirimo iminota 30. Ariko wowe ntuzashyiremo video ngufiya kuko video ndende nizo ziduha amasaha. Nurangiza ukande kuri kande uze ukande hano kuri vivure. Urarebaho yuko noneho hano ibaye ndende umunota wose. Tugiye gukora video ifite umunota. Nurangiza rero tugiye gushyiramo video yacu twateguye gukoreramo. Turaza dukande hano kuri pipe. Turaza tugakandeho, hanyuma twebwe twateguye gukora iyi video, iyi ngiyi. Nk'uko bisanzwe rero, uraza ugakikoramo n'intoki ebyiri ukayagura kugira ngo ikwire muri cadre. Yes, imere gutya. Hariya ko yakwiriyemo, tuyishyiremo neza kugira ngo igaragare neza. Yes, kugira igaragare neza. Tuyiplayinge turebe. Byiza cyane. Ngiyi video yacu. Ndagira ngo ukurikire neza kandi ntucikwe, kuko numara kumenya gukoresha ino application bizagufasha kugira ngo nawe ukora video nize kujya gukoresha aba muri studio. Nta bundi buhanga bakoresha. Wakora video yawe ukayishyira kuri YouTube kandi ugasanga isa neza. Kugira ngo tubwire ko bano ba YouTube bakomeye bakoresha CapCut. Mwabibonye rero, ngiyo video yacu twakoze, ngiyo video yacu. Hanyuma rero
Ahangaha nk'uko bisanzwe iyo ushaka videwo urayikata kugira ngo irangirane na wa munota ibonye irenze kuri wa munota wakoze. Uraza n'undi ukore hano nk'uko bisanzwe kuri CapCut, abakurikiye CapCut turaza dukoreho hano kuri iyi videwo, aha dukoreho. Iyo dukozeho ihita izengurukwa n'umweru, tukaza tuza tugakanda ahangaha kugira ngo tuyice, duceho kariya kantu karenze akangaka sprite, akangaka tuze tugaceho. Turagakandaho. Iyo tugakanze hano urareba yuko ihita yigabanyamo ibice bibiri. Dore igice cya mbere ni iki ngiki kizengurutswe na wa mweru, n'iki gice cyarangije kuvaho wa mweru iki ngiki. Twebwe rero turashaka gucaho kano karenzeho, turaza dukanda hano kuri delete, turaza dukande iyi delete iyi ngiyi, turaza dukanda hano kuri delete tugakoraho kariya karenzeho. Turayikanze karagiye. Dore videwo yacu isigaye ni iyi ngiyi. Dore ngiyi videwo yacu isigaye ngiyi. Hanyuma rero hano iyo birangiye turaza tugakora videwo. Tugiye gukora videwo yacu tuyigire iya YouTube. Murareba yuko iracyari nini muri kadire, tugiye kuyigira noneho iya YouTube. Turaza hano handitse Canva, aha hano kuri Canva, turaza hano kuri Canva dukandeho. Twayikandaho bahita baduha za logo ya YouTube, ya TikTok ndetse n'iya Instagram. Tuze dukande hano kuri ya YouTube ifite 16:9. Twarangiza twemeze. Tuze nanone twongere tuyagure kugira ngo ijyemo neza ya videwo yacu. Aha iyo bimeze gutya rero my friend, turareba ntago washobora kuyagura, ntago wakoramo ngo bikunde, kubera ko ya videwo iri hano twabonaga ahangaha ntayihari. Ya videwo twabonaga ahangaha ya videwo yacu twabonaga ahangaha dore ntago ntayihari. Hano rero ntago ushobora kwagura hano muri taburo ngo bikunde. Icyo ukora ni ikihe? Uraza ugakanda ahangaha kugira ngo usubire kuri ya videwo, ahangaha kugira ngo igaruke. Ahangaha uraza ukandeho, adukandeho. Iyo uyikanzeho urareba yuko videwo yawe ihita igaruka. Kurikira neza my friend, niwihutisha biragucaho, bizagucanga mu gihe urimo ukora videwo. Genda gakeya, ndabizi hari abantu bo bihutisha ngo arebe aho birangirira, ariko kwihuta ntabwo ari byiza. Genda gakeya kugira ngo nawe uzabashe gukora ibintu bisobanutse. Hanyuma rero dore ngiyi ya videwo yacu iragarutse, dore ngiyi. Turashaka gukora videwo ya YouTube. Turaza n'undi dukoreho kugira ngo wa mweru wongere uyizenguruke. Iyo dukozeho hahita hazaho wa mweru ukayizenguruka, noneho tukagura ya videwo yacu ikazamo hano hagati ahangaha. Dore ngiyi. Turaza tuyipureyinge. Byiza cyane rero, wishyiremo neza kugira ngo igaragare. Byiza cyane rero, ndagira ngo buri wese akurikirane bose mu videwo. Ngiyi ya videwo twateguye gukora dushyira kuri YouTube. Dukomeza rero, ndakeka buri wese ari kuyibona. Dukomeza, hanyuma turacyakomeza kugira ngo dutegure videwo yacu iryohe. Wowe ushobora kuba wayikoze ushaka kugira ngo ize kuba irimo uturirimbo, ushobora kuba wayikoze ari komedi kugira ngo uze kuba washyizemo amajwi, ushobora kuba wayikoze ukeneye kuba wagira ikindi kintu uza kongeramo kijyanye wenda na sound. Twagiye rero tugiye kureba ukuntu twakongeramo sound.
twagiye kugira ngo twongeremo sound. Uraza hehe rero? N'ubundi uraza hano kuri iyi logo iriho audio, iyi ngiyi uraza uyikandeho. Nuyikandaho irakuzana kuri music effect and recorder. Izi ngizi hano, ahangaha irahita ikwinjiza ahangaha, hano kuri music, hano kuri effect no kuri record. Ahangaha rero bishatse kuvuga iki? Ahangaha music ni indirimbo, wenda tuvuge ni wakoze indirimbo urashaka kuyishyira kuri iyi video yawe, cyangwa ni utundi dusawundi wakoze cyangwa downloadinze ahantu ushaka gushyira kuri iyi sound. Tuba hano muri music. Hanyuma effect ni twa dusawundi ino CapCut yo ikwihera uri bukoreshe. Mu gihe recorder wowe ushobora noneho gukora video wirecording. Ufata nk'iyi video wenda tuvuge urashaka gushyiramo recordinga kugira ngo uyihe ijwi ryawe. Twagiye rero ko iyo dukoreshe effect kuko nta kintu twa downloadinze dushyiraho, tuze turebe ese tugiye gushyira akahe gasawundi. Aha reka dushyire akangaka, tureba muri ahangaha tureba agasawundi tugiye gushyiraho. Reka dushyire akangaka. Okay, reka dushyire akangaka. Direct iyo ugakozeho gahita kageraho. Sorry. Hangano ushobora kongera volume cyangwa ukayigabanya. Okay. Ahangaha tugiye kureba yuko agezeho ngiyi. Urabona ko ari ngiyi yagezeho. Nguku uko aba YouTuber bose bakora ano ma video. Nguku nawe ukeneye kuba wakora video ukoresheje InShot, karibu uhawe ikaze. Nubona iyi video hari ikigufashije kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo nawe ujye ukomeza kubona uko twakoresha InShot. Nurangiza urayikinge, usharinge bagenzi bawe kugira ngo nabo bakomeze babone uburyo bwabafasha bwiza. Murakoze, ndabashimiye. Reka dusubikire ahangaha kugira ngo video yacu itaba ndende, tuzakomeza ubutaha. Murakoze.